Ibihe byiza mwese abakunda igihe culture, abakunda igihe muri rusange, yaba imbuga nkoranyambaga zacu zose dukoresha, yaba website, yaba YouTube channels zacu zose, tuba tugenda tuguha amakuru agiye atandukanye muri politiki, imyidagaduro, sport n'ibindi bigezweho mu isi y'ikoranabuhanga nyine turi kugendamo. Aha turi rero ni mu karere ka Bugesera, ni ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata, ruherereye hano hafi na Ntarama neza, abazi kuri arete ni hafi aho ngaho ruherereye. Twagiye gukora iki? Twagiye gukurikira urubanza rwa Habiyaremye Zakari, benshi bamuzi nka Bishop Gafaranga, ngira ngo niryo ryamenyekanye cyane muri iyi myidagaduro yacu. Bishop Gafaranga yatawe muri yombi ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu, akurikiranyweho icyaha cyo ihohotera rishingiye ku gitsina. Ni icyaha dutegereje kumenya ese Gafaranga iki cyaha yagikoze ate, yagikoreye nde, ariregura gute, kuko havuzwe byinshi, benshi bagaragaza ko Bishop Gafaranga afungishijwe n'umugore we. Ngira ngo abantu baramuzi, umugore we nawe ni umustar, ni umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, Annette Murava. Abantu baramuzi cyane Murava mu ndirimbo zitandukanye. Rero Bishop Gafaranga gitarwa muri yombi, havuzwe amakuru menshi, havuzwe ibintu byinshi. Bavuga ko Gafaranga yafungishijwe n'umugore, nari maze kubigarukaho, ariko mu by'ukuri nta uzi ngo iki cyaha aregwa yagikoze ati. Ubundi mu rukiko hari ibintu bibiri by'ingenzi bikoramo. Ibintu by'ingenzi bikoramo, icya mbere ni ibimenyetso, icya kabiri ku mushinjacyaha ni ibikorwa bigize icyaha. Nuvuga ngo ushobora kuba watawe muri yombi wenda mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha bagukekaho ibikorwa runaka, bakabiha n'inyito, ariko umushinjacyaha iyo amaze gukusanya ibimenyetso, iyo amaze kureba ibikorwa bigize ibyaha ukekwaho, iyo amaze kugenzura neza, ashobora kuhereza inyito bya byaha akabihindura wenda ya nyito yo mu bugenzacyaha, kuko ubugenzacyaha buba bukigukeka nyine, bugikora n'iperereza. Iyo iperereza rimaze gukusanywa hagaragara ibimenyetso by'ibyaha runaka na bya bikorwa, igikorwa ni ikintu wakoze ariko kikaba kigize nyine icyaha. Icyo gikorwa rero wakoze nicyo gisobanura icyaha runaka ukurikiranwaho cyangwa se ukekwaho. Bishop Gafaranga rero akekwaho icyaha cy'ihohotera rishingiye ku gitsina. Nibyo tugiye kureba noneho mu kanya kari buze, kuko araza kugera imbere y'urukiko, nubwo yazindukiye ku rukiko cyane saa 12 yari yahageze, ku buryo biranagoye ko hari abanyamakuru bafashe amafoto cyangwa se bafashe video, cyane ko yazindutse cyane bitewe nuko cyambere yari umustar. Akenshi nta muntu wishimira kubona bamufotora yambaye amapingo mu wastar, niyo mpamvu akenshi ujya ubibona bisaba ko uzinduka cyane. Ariko uburyo uru rukiko ruteye bitandukanye nuko izindi nkiko z'i Kigali ziteye, kuko iyo urebye nk'urukiko wenda rw'ibanze rwa Kicukiro, ahantu imodoka ihagarara hari ama esikariye atuma umuntu nubwo baba bamuzinduye cyangwa se adashaka ko bamufotora, ariko hari ama esikariye atuma abanyamakuru bashobora kuza kumufata nubwo baba bari hanze y'imbago z'urukiko. Aha ngaho rero ntabwo ariko bimeze, kuko uburyo urukiko rwubatse, imodoka iraza igatera neza, igaparika neza ku muryango, ku buryo umuntu avamo ahita yinjira direct. Ni nako byagenze kuri Bishop Gafaranga. Mu by'ukuri navuga ko abanyamakuru baje bo nta foto bigeze bafata, kuko byari bigoye. Imodoka yaje mu kwakujijisha, umupolisi asaba abanyamakuru ko bakegera hirya, hanyuma Bishop Gafaranga yateye intambwe imwe yinjira mu cyumba, yinjira mu rukiko nyine, ubwo byari birangiye. Mbibutsa ko urumva iyo umunyamakuru saa 3 ntiziragera kugira ngo urubanza rutangire, imanza zitangira saa 3, ubwo direct iyo yamaze kugera mu rukiko biba birangiye, ntabwo wamufotora kereka igihe cy'iburanisha rigeze. Nanone bikaba byasabwe mbere, bisabwa mbere kugira ngo ube wamufotora. Rero turaza kugenda tubagezaho uko bimeze, tumenye ngo ese koko ibyaha cyangwa se icyaha Bishop Gafaranga akurikiranyweho
yagikoze ate, yagikoreye nde, mu buhe buryo, we ariregura iki, agiye kuburana ku ifunga n'ifungurwa, ese arasaba iki, ubushinjacyaha buragaragaza iki, buragaragaza izihe mpamvu zikomeye zituma Bishop Gafaranga wenda akurikiranwa afunzwe. Hari amakuru menshi yagiye avuga ko Murava umugore wa Gafaranga yananditse ibaruwa isabira Bishop Gafaranga imbabazi. Ariko ahangaha n'ubundi biracyagoye kuko icyaha akurikiranyweho cyihohoterwa rishingiye ku gitsina, nubwo wamuha imbabazi, nubwo wamwandikira umuha imbabazi, ahangaha aba ari icyaha cyakorewe sosiyete muri rusange. Ngira ngo abantu barabyibuka, hari ibyaha ushobora kuregeye umuntu nyuma ukaza kumusabira imbabazi bigakunda, bakaba bamurekura. Nk'ibyaha bishingiye cyane cyane ku mibanire y'abashakanye, ni ukuvuga icyaha cyo guta urugo, icyaha cy'ubushoreke, icyaha cy'ubusambanyi. Icyo gihe uwo mwashakanye yakureze afite uburenganzira bwo kuba yagira gute, yakuramo ikirego, aho cyaba kigeze hose agasaba bigasuzumwa, ikirego kigahagarara. Ariko kuri ibi byaha bindi, nk'icyaha cyihohoterwa rishingiye ku gitsina, ni icyaha gikorewe sosiyete. Nubwo aba yarebyikoreye umuntu, ariko ni icyaha gikorewe sosiyete. Icyo gihe nubwo yakubabarira bishobora kuba impamvu nyoroshyacyaha, ariko ntabwo bivuze ko ikirego cyakurwamo. Rero ni ugutegereza tukareba ibiza kuba kuri Bishop Gafaranga icyari buze gusabirwa. Dushobora no kubona nyine ubushinjacyaha buze buti wenda ikirego aho cyari kigeze turabona nta mpamvu zikomeye zo kumukurikirana afunzwe n'urugero. Ariko biragoye ko iyo ubushinjacyaha bwakuzanye ahangaha buba bufite impamvu zikomeye zituma ukekwaho icyaha, kuko iyo ntazo bufite nabwo ububasha bwo kugukurikirana butiriwe buza kuwusaba urukiko ko ufungwa. Rero nibyo tugiye gukurikirana turebe nuko Gafaranga ari buze kwiregura.